Yesu ashimwe nshuti bavandimwe bandi Umutsinzi TV, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Uyu mwanya ndabizi neza yuko mutegereje muri benshi, tugiye kuvugana ubutumwa bwiza. Yes, tugiye rero kwiga ku kintu kivuga ngo mbese amategeko y'Imana umuntu yabasha kuyubahiriza akamukiranutsi? Mbese kubera iki Imana yatanze amategeko? So rero nitumara kumenya impamvu Imana yatanze amategeko, turahita tunamenya niba koko amategeko yahindura umuntu umukiranutsi. Yes, reka turebe ibyanditswe ikintu bivuga. Mu yandi magambo cyangwa se mu magambo yoroheje, ikintu nakwibwirira nuko mu by'ukuri amategeko y'Imana ajya gutangwa hari impamvu yatanzwe. Ese nihe mpamvu Imana yatanze amategeko? Amategeko byatangiriye ku muntu yigira umwibone. Umwibone gute? Nawe se wabizanye, ariko ni Satani wabimuteye. Reba muri Edeni, ikintu cyabayeho nuko Satani ikintu yakoze, yahaye Adamu na Eva ku mategeko, cyangwa se Adamu na Eva bariye ku mategeko, bariye ku giti cy'amategeko. Ushumba wacu amahoro n'imigisha bimubeho, Prophet Sultan niwe wanyigishije kino kintu. Ukuvuga ngo najyaga nibaza, ese kiriya giti kubera iki cyari kibi cyane? Kubera iki Imana yabujije abantu kukiryaho? Nihe mpamvu? Kumbe ngo kiriya giti cyari igiti cyitwa amategeko. Wavuga uti Bibiliya ariko ivuga ko ari igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Yes, ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi nyine. None se ni ikihe kintu kimenyesha umuntu ko yakoze nabi cyangwa yakoze neza? Si amategeko? Yego, iravuga ngo Satani abwira Eva ngo hari iki giti Imana yabujije kukiryaho. Ati yego. Aravuga ati impamvu yabujije kukiryaho nuko yari izi ko muzagira ubwenge ku kumenya icyiza n'ikibi. Nuko ngo abona ko ari igiti cyiza kandi cy'igikundiro rwose, gifite n'imbuto nziza, hanyuma ngo asoromaho arazirya. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba yaravugaga ngo iki ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, kandi Imana niyo izi ikibi n'icyiza gusa, ubwo rero uzamera nk'Imana. Hanyuma ariko Imana ni nayo ishobora gufata ibintu ikabyita byiza cyangwa ikabyita bibi, niyo yonyine yashobora icyo kintu, kuko umuntu ntago agwisha ubwenge bwamumenyesha neza ko, cyangwa se bwatuma abana n'iyo mitekerereze ngo imuhindure muzima, itume abasha kubaho amerewe neza. Ni nayo mpamvu Imana yamubwiye ngo iki giti nukirya, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Bivuga iki rero? Nutunga ubumenyi bw'icyiza n'ikibi muri wowe, no gupfa uzapfa. Haleluya. Wahita uvuga ngo mbese barapfuye? Ko tubona ko batigeze bapfa, ko ntaho babashyinguye. Barapfuye mu buryo bw'Imana cyangwa mu buryo bw'umwuka. Imana ntibeshya. Ese bapfuye bati? Ntuvuge ngo ubwo byatumye abantu ngo bapfa gutya babahamba, ahubwo byatumye umuntu atangira gukwepana n'Imana. Byatumye umuntu asa naho abaye umwanzi n'Imana. Ibyo Imana yumvaga ari byo bizima, umuntu atangira kumva ko atari byo bizima. N'ikimenyimenyi, Imana iza gusura Adamu na Eva, bari bambaye ubusa guhera na kera hose, ariko uwo munsi bahise bajya kuyihisha. Bivuge ngo niba utari kumwe n'Imana, niba utari guhuza n'Imana, uri mu rupfu, kuko Imana niyo nyir'ubuzima. Ubwo rero niba utari guhuza n'Imana kandi uri guhuza na Satani. Abantu batangiye guhuza na Satani mu cyimbo cyo guhuza n'Imana, kubera ko Satani niyo umwumviye ukumva ijambo rye, uba wifatanyije nawe. Byanditswe biravuga ngo uwifatanyije na maraya nawe ababaye maraya nkawe. So rero n'uwifatanyije na Satani ababaye na Satani. Mu yandi magambo, Satani rero ikintu yadukoreye ni uguhunga no gukwepana n'Imana yacu. So rero niba abantu baratangiye gukwepa Imana yabo,
ikibazo cyatangiye kuvuka, abantu batangira gutunga urupfu muri bo. Ko niba utari kumwe n'Imana ukaba uri wowe wenyine, urupfu rurinjiye. Urupfu rutangiye kwinjira rero, abantu batangira guhura n'ingaruka gutyo. So rero ibintu bariye cyangwa igiti bariye cyo kumenyesha ubwenge buzana icyiza n'ikibi muri bo, ikibi nako ni icyiza muri bo, ubwo bwenge nibwo bwatumye abantu bacirwaho iteka. Iyo urebye rero ku mwanzuro, amategeko akinjira mu muntu yatangiye kwangirika, uwo muntu aba umunyabyaha, atangira gukwepana n'Imana, niko kandi n'ibihano by'icyaha bitangira kumugeraho kubera kwiciraho iteka. So rero niki twari gukora kugira ngo tugumane n'Imana amahoro? Ni ukuguma nk'uko yari yaradushyizeho, cyangwa Adamu nuko yari kuguma nk'uko Imana yari yaramushyiriyeho, ntahinduke. Haleluya, ntahinduke. None yarahindutse. Hanyuma yo guhinduka, icyaha niba cyaraje, tubigenze gute kugira ngo dukizwe icyo cyaha? Icyo tuzakora kugira ngo dukizwe icyaha, ntabwo tuzigera dukora ibyiza ngo icyo cyaha gikurweho, oya. Ahubwo ibyo tuzakora ni ukwizera Yesu. Imana yamushyizeho kugira ngo tuvuke ubwa kabiri, atubyaye duhinduke abana b'Imana, twongere tugire imitekerereze ya kimana. So bivuga iki rero? Bivuge ngo ukeneye gushyira hasi ibyiza byawe, kuko ibyiza bya Imana ntiyashakaga kubigira. Kwimenyaho icyiza no kwimenyaho ikibi ni ukubishyira hasi. Wabishyira hasi gute? Ni uko wafata igikorwa Kristo yakoze, icyo gikorwa akaba ari cyo wubaha, hanyuma ukarekeraho kwibaraho ibyiza byawe, ukarekeraho no kwibaraho ibibi byawe, hanyuma ukibaraho ibyiza bya Kristo, kuko nawe yibazeho n'ibibi byawe. Kandi byose Kristo yibazeho ibyiza byawe, yibaraho n'ibibi byawe. Kandi ibyiza byawe ntabwo ari byiza, nabyo ni bibi, kuko ibyiza by'umuntu nabyo ni bibi. Kubera iki? Kuko muri we akozwe mu bibi. Umuntu akozwe mu cyaha, niyo mpamvu nta n'icyiza